Inshuti muvandimwe, ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Muri uyu mwanya nyemerera tuganire ku byanditswe byera ku nsanganyamatsiko igira iti itondera abavuga ngo Uwiteka akuntumyeho. Muri iki gihe turiho mu gihe tubasha guhura n'izi mvugo zituruka ku bantu benshi bavuga bati Uwiteka yabahishuriye ibihishwe, Uwiteka yabahaye ubutumwa bwihariye, Uwiteka yabatumye ku bantu, gutyo gutyo. Rero kubera yuko iyi nzira Satani nawe abasha kuyikoresha, nifuje cyane ko tuganira kuri iyi nsanganyamatsiko tureba ni ubuhe buryo Bibiliya yigisha bwo kugenzura imvugo nk'izo, cyane ko Mwuka Wera ari we ubasha gukora iyo nshingano. Ndagushimira kandi kuba ufashe uyu mwanya, nta gihombo uzigera ugira mu gihe cyose ufata umwanya wo kumva no gukurikira ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana aguhe umugisha. Ubundi reka duhere kuri iyi ngingo ikomeye. Impamvu ki Imana yemera ko ubutumwa bwohererezwa abantu? Kuva kera kose Imana yagiye ituma abantu bayo ku bandi mu rwego rwo kugira ngo haboneke kwihana, kwitanga no kwakira ububyutse nyakuri, bityo abantu bakareherezwa kuva mu byaha bagahindukirira Imana, cyangwa se bagahabwa ihumure, bityo bakanamba ku Mana no kugendera mu bushake bwayo, cyane cyane kuguma mu masezerano yayo. Nyemerera twifashishe urugero rw'amateka y'ubwami bwa Isiraheli bumaze gucikamo kabiri. Mu bihe bya kera, nyuma yo gutanga k'umwami Salomo hakima umuhungu we witwaga Rehobowamu, ubwami bwa Isiraheli bwigabanyijemo kabiri. Imiryango 10 muri iryo shyanga yerekeje mu majyaruguru ahageraga umurwa mukuru witwa Samariya, hayoborwaga n'umwami witwa Yerobowamu. Hanyuma indi miryango 2 rero isigara mu majyepfo, akaba ariho hari umurwa mukuru Yerusalemu, hakomeje kuyoborwa n'umuhungu wa Salomo witwaga Rehobowamu. Aya mateka ni maremare, ndetse icyatumye ubu bwami bucikamo kabiri ni ikintu giteye ubwoba, kandi nabyo ubwabyo byavamo icyigisho gikomeye, ariko si byo tugiye kwibandaho muri uyu mwanya. Yerobowamu rero wayoboraga igice cyagumanye izina rya Isirayeli aho mu majyaruguru, yakoze ibibi byinshi, ndetse ategeka ko nta muntu uzasubira i Yerusalemu mu majyepfo kujyayo kuramya Imana, nubwo ari wo murongo bari barahawe wo kuramya Yehova bakajya berekera i Yerusalemu. Ahubwo Yerobowamu we yahisemo kubaka insengero zo kutununga, ndetse yishyiriraho abatambyi, kandi ibi ntibyari no mu nshingano ze. Ubundi ahindura gahunda Imana yari yaratanze muri Isirayeli yose. Kubera ko iyo gahunda ya Yerobowamu yari gutuma iryo shyanga rita Imana y'abasekuruza, Imana mu rukundo ikunda abo yaremye yohereje umuhanuzi ajya guhanura iby'igicaniro cy'i Beteli aho i Samariya, kugira ngo bahishurirwe ko uko kuramya kw'i Beteli ari gahunda Imana itigeze yishimira. Mu guhanurira rero ibyago by'i Samariya, Yerobowamu umwami wa Isiraheli yahisemo kwitwara nabi, ndetse arabirwanya. Reka dusome iby'ayo mateka mu rwa mbere rw'Abami igice cya 13, ubundi uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku 34 hagaruka kuri ayo mateka. Kadusome duhereye ku murongo wa 1. Bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda aza i Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro yose imibavu, atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Umurongo wa 4, nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yaramutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ngingo Uwiteka Imana yawe unsabire ukuboko kwanjye gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati,
ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere. Umuntu w'Imana abwira umwami ati, naho wampa igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe. Sindira ino kandi simpanywa n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo, ntugire icyo urya, ntunywe n'amazi, kandi ntusubize inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubiza indi nzira, ntiyasubiza iyamuzanye ajya i Beteli. Aya magambo dusomye tugarukiye ku murongo wa 10, arimo ingingo nyinshi z'ingenzi ku butumwa bwari buhawe Abisirayeli. Ikigaragara, Imana yarimo ibacyaha, kandi ubuhanuzi bwakorewe ku gicaniro cy'i Beteli cyari ikimenyetso ko ahazaza hacyo n'uko kuramya hatazaba heza. Kandi nanone umuhanuzi yatanze ikimenyetso kugira ngo gishimangire ibyo yari yavuze. Akenshi Imana yajyaga yemera ko habaho ikimenyetso cy'ijambo ryayo kugira ngo ubutumwa itanze bushimangirwe. Ariko nimubigenzura, Yerobowamu ntiyabyishimiye, ashaka kubirwanya ako kanya, ukuboko kwe guhita kunyunyuka. Icyo ubwacyo cyari ikindi kimenyetso ko ubwo butumwa bukomeye butagomba kurwanywa. Ndashima Imana ko ihita itanga amahirwe ya kabiri. Yerobowamu yasabye ko umuhanuzi amusengera, nuko arakira. Imana irababarira rwose, kandi natwe ibi yagiye ibidukorera kenshi ndetse cyane. Igihe Rehobowamu yashakaga kumuhemba, kumugaburira cyangwa se kumwitura, umuhanuzi yarabyanze, kuko Imana yari yabimubujije. Ubundi akenshi si byiza ko abavugabutumwa batwarwa n'ibyo bahabwa nk'ibihembo cyangwa inyiturano y'abantu ku murimo baba bakora. Nyamara iki gihe ahubwo usanga hari n'abumva ko bavuga ubutumwa cyangwa se bagahanura ari uko babahaye ibiguzi. Abo rwose si Imana yabatumye. Satani rero byaramurakaje ko ubutumwa butanzwe mu mbaraga ikomeye, kandi ko umuhanuzi w'Imana yemeje gukora ibintu byose uko Imana yari yabimutegetse. Aha rero Satani yagombaga kubona ubundi buryo arwanyamo uwo muvugabutumwa wiyemeje kugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana. Ubundi ashakashaka uko yamurwanya. Nshuti bavandimwe, cyane cyane niba uzi ko ukora umurimo w'ivugabutumwa, ubimenye neza rwose ko igihe cyose Satani aba aguhiga, agushakashaka uko yagutsinda. Burya Satani niko akora, aba ameze nk'intare iri ku muhigo, kandi nta mwanya apfusha ubusa. Reka turebe uko yamugabyeho ikindi gitero. Tugeze ku ngingo nahaye umutwe uvuga ngo umuhanuzi ku muhanuzi, ukuri ndetse n'ibinyoma. Ubundi igitero cya mbere kuri wa muhanuzi wahanuriye Beteli cyari icyo guhabwa ibihembo, kugaburirwa n'umwami Yerobowamu, kandi ibyo Imana yari yabimubujije, bityo arabyanga kuko bitari bihuje n'ijambo ry'Uwiteka. Nyamara Satani abigenzuye neza, asanga umuhanuzi ashobora kuba byanze, kuko yari yaniboneye ko Uwiteka yahannye Yerobowamu wari urimo amutumira igihe yanyunyukaga ukuboko. Maze Satani aravuga ati, reka mwoherezeho umuhanuzi uvuga nkawe. Mbega uburyarya! Hari abantu benshi Satani yohereza nk'abakozi be, bigize nk'abakozi b'Imana, kandi koko bafite n'impano runaka, maze bakaba bagusha abantu mu cyaha. Uko niko uzumva ngo kanaka yasambanyijwe na kanaka, ngo uyu bamukoreye ubwambuzi gushukana, ngo uyu baramuriganyije ibi na biriya. Noneho ugasanga uwabikoze n'uwabikorewe bose biyitaga ko bahuriye ku murimo w'Imana. Ni ukwitonda cyane. Reka turebe uko umuhanuzi yariganyijwe. Turakomeza dusoma, turakomereza ku murongo wa 11, aho Bibiliya ivuga ngo, icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli. Umwe wo mu bahungu we araza amurondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli uwo munsi, n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se. Se arababaza ati, aciye mu yihe nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu be ati, nimunshyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe, ayigendaho. Akurikira umuntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwela. Aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati, niye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemererwa gusubira nayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi ino aha sindi buhasangire nawe ibyo kurya, simpanywe n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo nekurire ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho,
kandi ngo sinzasubirize inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyane iwawe arye kandi anywe. Ariko yaramubeshyaga. Tukiri ahangaha tugeze ku murongo wa 18. Tukiri ahangaha dusoje tubona ko uyu muhanuzi kuko yari asanzwe afite niyo mpano koko yo guhanura, ariko ibyo yamubwiraga si igihamya ko byose byagombaga kuba biturutse ku Mana, kandi turabyiboneye yuko dusoje dusoma ngo yaramubeshyaga. Nibyo kosa abantu benshi bagwamo iyo bitwa ko ari abahanuzi bavuze, wenda kuko basanzwe bafite niyo mpano, abantu benshi bahita bumva ko ari Imana ivuze. Imana irambwiye ngo Uwiteka akuntumyeho ngo izo mvugo ziriho cyane. Noneho umuntu akajyaho akemera buhumyi, kandi turasomye ngo uriya muhanuzi yarabeshyaga. N'uyu munsi ibi biracyariho, benshi rwose barahanura ariko si Uwiteka kuba yabatumye. None twabigenzura gute? Twabibwirwa n'iki? Reka dukomeze mu cyigisho. Aho tugeze hari umuhanuzi wamaze kubeshya mugenzi we, kandi ari kumubwira ko yatumwe n'Imana. Reka dukomeze dusoma. Turakomereza ku murongo wa 19. Nuko asubirayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye. Atera hejuru abwira umuntu w'Imana waturutse i Buyuda atumva ko Uwiteka avuze, ati ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije. Nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe. Aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi irambarara mu nzira, indogobe yihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babibwira abo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Umuhanuzi wamugaruriye mu nzira abyumvise aravuga ati ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka. Nicyo gituma Uwiteka amugabiza intare iramutanyagura, iramwica nk'uko Uwiteka yari yamubwiye. Ahera ko abwira abagaragu be ati nimushyire amatandiko ku ndogobe. Nuko bayashyiraho. Aragenda asanga intumbi aho irambaraye mu nzira, indogobe n'intare bihagaze iruhande rw'intumbi, ariko intare yari itariye intumbi kandi itakuye indogobe. Uwo muhanuzi aterura intumbi y'umuntu w'Imana, ayishyira ku ndogobe, ayisubira nayo, maze uwo muhanuzi w'umusaza asubira mu mudugudu w'iwabo, aramuririra aramuhamba. 30. Iyo ntumbi ayihamba mu mva ye yicukuriye, baramuririra bati ni ishyano mwene data. Nuko amaze kumuhamba abwira abahungu be ati nimara gupfa muzampambe muri iki gituro umuntu w'Imana ahambwemo, amagufwa yanjye muzayarambike iruhande rwayo. Nuko ijambo ry'Uwiteka yavugiye ku gicaniro cy'i Beteli ateye hejuru no ku ngoro zose ziri mu midugudu y'i Samariya rizasohora rwose. 33. Hanyuma y'ibyo nabwo Yerobowamu ntiyahinduka ngo areke inzira ze mbi, ahubwo arongera aturanya mu bantu bandi bose abagira abatambyi bo mu ngoro zo kutununga. Uwabishakaga wese yaramwezaga kugira ngo habeho abatambyi bo muri izo ngoro. Nuko icyo kibera inzu ya Yerobowamu ikigusha, gituma icibwa irimburwa ku isi. Uyu murongo 34 dusorejeho ugaragaza neza yuko ibya Yerobowamu byaje kurangira mu isi. Aya mateka asoza mu buryo bubabaje. Wa muhanuzi wemeye ubuhanuzi bw'ikinyoma yivuguruje ko ku ijambo Uwiteka yari yamuhaye, kuko abibwiwe n'uvuga ko ari umuhanuzi nkawe, maze yemera buhumyi akora ibyo Uwiteka yari yamubujije, bituma yicwa n'intare. Ikindi kintu gikomeye ahangaha, murabona ko nubwo uriya muhanuzi imbere yabeshyaga agakorera Satani kuko yari afite iyo mpano, ntibyabujije ko noneho binyuze muri ya mpano Imana yamuhaye yo guhanura, ubutumwa buri bwo ngo bumugereho rwose, kuko Imana yemeye ko noneho anyuzwaho ubutumwa agomba guha umuhanuzi wari wateshutse. Niko bigenda rwose. Iyo umuntu avuye mu kuri, Imana ntiburaho inyuza ubutumwa, yanabunyuza mu bo wita ko badasenga, ukumva nabo baragucyaha. Ntibibaho se ukumva umuntu udasenga ariko ugaye usenga amubwira ati nawe koko ibi wagiye ubitorekera
natwe abapagani ko tuzi ko Imana itabyemera ko mubikora. Ikindi, Imana irinda ijambo ryayo. Murabona ko kugira ngo ibyo Imana yavuze hatagira ikibisibanganya. Intare ntiyariye intumbi, habe no kurya indogobe. Byose byategetswe kurinda ijambo Imana yari yavuze ngo bishimangire ubuhanuzi bwa mbere. Murabona ko birangira na wa muhanuzi wabeshye ashimangiye ko iby'umuhanuzi wishwe n'intare kuko yari yateshutse, ashimangira ko ibyo yahanuye byose bizasohora. Nyamara ngo nubwo ibyo byose byabaye, Yerobowamu ntiyemewe kwihana rwose. None ni gute twagenzura ubuhanuzi? Kuri iyi ngingo tugezeho ivuga ngo uburyo bwo kugenzura ubuhanuzi bwose, reka twibukiranye ko akenshi mu bihe bya kera Imana yagiye ikunda kuvugana n'ubwoko bwayo binyuze mu kanwa k'abahanuzi. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 3 haravuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Ubu muri iki gihe binyuze mu gusoma ijambo ry'Imana, Kristo abasha kuvugana n'imitima yacu. Ibyanditswe byera Imana ibivuganiramo natwe rwose. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere uhereye ku mirongo 19 kugeza ku 21 haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabambira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Aya masomo yombi atwerekeza ku byanditswe byera. Bivuze ko abantu icya mbere bagomba gukora, bakwiye gukunda ijambo ry'Imana, bagahora barisoma bifuza kumenya icyo Imana ibashakaho. Noneho rero, mu gihe hari uje avuga ngo Imana iravuze ngo bikwiye gushimangirwa n'ijambo ry'Imana, ntibikwiye kubusanya n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu rero nahanurirwa, nafata umwanya asenge, asaba Imana imuhishurire binyuze mu ijambo ryayo ubwo butumwa ahawe, ndetse n'uvuga ko ahanura nakoreshe gushimangira ibyo avuga, asoma ibyanditswe byera. Bityo nk'uko twatangiye tubibona, ubutumwa bw'ingenzi bube ari ugutuma abantu bava mu byaha bakihana, bagahindukirira Uwiteka, bakamutegereza bafite ibyiringiro by'abatahajuru. Reka turebe ikosa wa muhanuzi yakoze. Yemeye ubutumwa kandi abizi neza ko budahuje n'ijambo ry'Imana yari yarahawe. Bangahe se bakora amabi ngo nuko bahanuriwe? Bangahe se buzuye inzangano zishingiye ngo ni ku byo abahanuzi babahanuriye kuri bagenzi babo? Bangahe barimo bagambana ngo kuko bahawe amakuru n'abahanuzi? Bangahe se bitwaza impano yo guhanura maze bakayobya cyangwa se bagashuka intama? Bibaho cyane. Umva ko Pawulo yabavuzeho. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 13 kugeza ku 15 haravuga ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo bizahwana n'imirimo yabo. Bityo rero mu gihe uhuye n'abavuga ko batwaye ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa muri rusange, icya mbere ni uko uhanura cyangwa se uvuga ubutumwa agomba kuba azi cyangwa se yemeza iby'ijambo ry'Imana ryavuze mbere. Ntagomba kubusanya n'ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe byera. Icya kabiri, ubutumwa bugomba kuba butuma abantu bava mu nzira mbi barimo bagasanga Imana. Ibi bijyanye no kwihana no guhindukira Uwiteka. Icya gatatu kandi, byose bikanashyigikirwa no guca bugufi no gusenga. Ni umwanya uba ukwiriye kubahwa niba ijambo ry'Imana riri kuvugwa. Mu gihe ibi bitagaragara mu mvugo y'ubuhanuzi cyangwa se mu mvugo y'ivugabutumwa, ubyitondere, usaba Imana ibihishurire ukuri kwabyo kugira ngo utayobywa. Tugana ku musozo, nshuti muvandimwe, kuko twabibonye birashoboka cyane ko Satani yariganya abantu yigize marayika w'umucyo, ariko twabibonye ko dukwiye kunamba ku byanditswe byera, niho tuzakura ubwenge butuma tubasha kugenzura ukuri n'ibinyoma. Erega ni akamaro k'ibyanditswe byera.
iyo dusomye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:16 na 17, Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Nk'uko tubisomye, ibyanditswe biradukuza bikatugeza ku rwego rushyitse rutuma tubasha guhangana n'ibinyoma bya Satani ndetse tukabasha no gukora umurimo w'Imana. Reka nsoze inshuti muvandimwe nkwifuriza gukomeza komatana na Kristo binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Kandi niba utarafata uwo mwanzuro wo gukizwa ngo wakire Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, iki ni cyo gihe cyo kumwiyegurira. Bibiliya ivuga neza ko igihe cyo kujijwa Imana ikirengagiza, ariko igategeka ko abantu bose bakimara kumenya ukuri bihana. Byakozwe n'intumwa igice cya 17:30-31. Bibiliya iravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose. Izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamije abantu bose ubwo yamuzuye. Inshuti muvandimwe, aka ni akanya keza ko kwisuzuma, ko kwivugurura, kugira ngo tubashe gutunganya ibidatunganye mu bugingo bwacu. Kandi mu gihe ufata uwo mwanzuro mwiza, Uwiteka Imana aguhe umugisha.